wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo mana yanjye kuko urabikwiriye. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa nawe Mwuka wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga ya mirimo myiza yakubonanye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'ijana 32 ku murongo wa mbere. Haranditswe ngo, Uwiteka ibuka Dawidi imibabaro ye yose, ngo yuko yarahiye Uwiteka indahiro, yarahiye intwari ya Yakobo, yahize intwari ya Yakobo umuhigo, ati nukuri sinzinjira munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye, sinzurira urutara rwanjye, ntaraha sinza amaso yanjye ibitotsi, n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira, ntarabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Mana ishimwe cyane. Oh haleluya. Oh Rabi, Mana himbazwe. Mwami Mana, fasha ijambo ryawe abagiye kuryumva bose, abari mu Rwanda, abari mahanga, abadiaspora, Amerika, Australia, ibihugu bitandukanye, Uburaya, Ububirigi, bose nubaha umugisha. Canada ubagirire neza, abumvi bituvuga bibafashe, biniko davola sire bitume haboneka impinduka. Turagushimiye, ijambo ryawe ribohore benshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Iyi ni indirimbo y'amazamuka. Bibiri yivuze iki? Iravuze ngo Uwiteka ibuka Dawidi imibabaro ye yose. Mana himbazwe. Ngo yuko yarahiye Uwiteka indahiro. Mana himbazwe. Ngo yahize intwari ya Yakobo umuhigo. Yesu himbazwe cyane. Shambo riravuze ngo wibuke Dawidi kuko yahize indahiro. Mana ishimwe. Ngibuka Dawidi imibabaro ye yose. Nshuti mwene data, ndagira nkubwire ngo umuntu uri imbere y'Imana, Imana ijya yibuka imibabaro ari kunyuramo. Imana izi imibabaro ucamo, izi agahinda kawe, izi amakuba yawe, izi ibyago byawe, izi ibikomere ufite, izi inzira uri gucamo. Jambo rivuze ngo Imana, ngo Uwiteka ngibuka imibabaro ya Dawidi yose. Mana himbazwe. Mana yibuka imibabaro yawe. Mana yibuka inzira uri gucamo. Imana yibuka urugo rwawe. Imana yibuke murimo wayo muri wowe. Mana yibuke maturo yawe. Mana yibuke kwitanga kwawe. Mana himbazwe. Mana yibuke imirimo yawe. Mana ntiyirengagize gusenga gutaka kwacu. Imana yibuke ibyo dukorera imbere yayo, nirangiza itugirire neza. Imana himbazwe. Jambo bivuze ngo Uwiteka ibuka Dawidi imibabaro ye yose. Hari ubwo umuntu aca mu bikomeye akibwira ko Imana idahari, yanasenga
ntiyumva ijwi nirimubwira ngo komera humura, n'abamuhumuriza mu isi ntababone. Muba musengana ukabura uguhumuriza, muba mwirirwana ukabura uguhumuriza, mu kazi kawe ukabura uguhumuriza, ibikurwanya bikaba byinshi, amajwi y'ibicantege akiyongera, ibigeragezo bikisukiranya. Ariko ijambo Dawidi arasenga aravuga ngo Uwiteka niwibuke Dawidi kubw'imibabaro ye yose. Imana ihimbazwe, Imana ikwibuke muri iyo mibabaro, Imana ikwibuke muri ako gahinda, muri ubwo burwayi ikwibuke, muri ayo madeni ikwibuke, mu bugumba ikwibuke, uri kubyara ikwibuke, mu nzira ucamo ikwibuke, kandi yibuke n'amaturo yawe. Oh haleluya. Biri fore sire dry. Nuko arangije aravuga ngo yuko ngo yarahiye Uwiteka indahiro, yahize intwari ya Yakobo umuhigo. Nshuti mwene data, nagira ngo nkwibutse ko hari indahiro wagiranye n'Imana, hari igihango wagiranye n'Uwiteka, hari indahiro wahize, hari umuhigo wahize uhigira imbere y'Imana. Imana ihimbazwe. Umubabaro wawe waguteye guhigira Uwiteka imihigo, ariko si imihigo wahize, ni imihigo twahize tuyihigura. Imana yibuke imihigo wahize, Imana yibuke indahiro warahiye imbere y'Imana. Hari ubwo abantu batakishwa n'umubabaro bagahiga imihigo ikomeye cyane, ariko Uwiteka nagira ngo ubwire ngo ibyo amaso abantu atabonye Uwiteka yarabibonye, mu nzira waciyemo yarazibonye, uko byakugendekeye yarakubonye, umunaniro wananiwe yarawubonye. Ariko Uwiteka yibuke n'imihigo wahize, n'indahiro warahiye imbere y'Imana. Aho ni waba waragize indahiro ukazirengaho, aho ni waba warahize ariko ntuhigure, ariko Uwiteka yibuka indahiro wahize. Abantu benshi bararahira ariko ntibahigura indahiro zabo ngo bahagarare ku ndahiro. Abantu benshi batakishwa n'umubabaro bakabwira Uwiteka tuzagukorera, Mana nukora ibi tuzakora ibi, Mana nugenza gutya natwe tuzakora bino. Ariko nshuti mwene data unkurikiranye n'uzankurikirana, indahiro warahiye niko wasoje iby'iyi ndahiro, niko wahagaze mu bwere bw'Imana, niko wasoje umuhigo wahigiye imbere y'Imana. Dawidi abonye ibimugose bibaye byinshi, agira indahiro arahirira imbere y'Imana, agira umuhigo ahigira imbere y'Imana. Nshuti mwene data, nagira ngo ubwire ngo nubwo abantu ibintu birushijeho gukomera, ariko Imana izi ndahiro warahiye yuko uzayikorera, yuko uzayiririmbira, yuko uzafasha abantu, yuko uzambika abambaye ubusa. Nshuti mwene data, ko Imana yakugiriye neza aho uri hose, Imana yaragutabaye. Wibuke mu burwayi niyo yakugiriye neza, muri za ntambara zikomeye niyo yagutabaye, muri ya madeni niyo yagutabaye, muri za ntambara niyo yakuneshereje, niyo yagukuye mu rupfu igushyira ubuzima, niyo yaguhaye kubyara, niyo yakubakiye urugo. Wibuke indahiro warahiye bikomeye, n'imihigo warahize imbere y'Imana. Nagira ngo ubwire ngo ibyo abantu batazi Imana irabizi, kandi Imana ntizabura kubikubaza, ntizabura kukubaza umuhigo wahigiye imbere y'Imana. Byanze bikunze uzawubazwa. Lele modesta la grode borde la samore dry. Ndabona abantu benshi barahize bahiga imihigo ikomeye cyane. Ndabona indahiro abantu bagiranye n'Uwiteka, indahiro yuko bazamukorera, ariko byarananiranye, ntabwo bamukoreye. Wirido mafaya sire drove. Ndabona abantu benshi bagize indahiro barahiriye imbere y'Imana, abantu bahize imihigo bahigira imbere y'Imana, ariko nshuti mwene data, wihesha amahoro ntiwihesha amahoro. Igihe kirageze tukamurika imirimo, tukahigura imihigo twahize, tugiye guhiga iya kabiri n'iya mbere tutarayihigura. Dembe pola savaladro. Wibuke indahiro wahigiye Imana, ese indahiro wayihagazeho? Ibyo wabwiye Imana uri kubikora?
neo distabli fore dry. Ibuka indahiro wahigiye Imana yuko uzakorera Imana, yuko uzafasha yuko Imana nigutabara nawe uzatabara abandi, Imana nikugirira neza kuzagira neza abandi, yuko uzakorera Imana, yuko uzayivugira. Ese iyi ndahiro warahiye urukubahiriza indahiro, imihigo wahize urukuyihigura. Neozome la grobe nisi fore dry. Ati nukuri sinzinjira munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye, sinzurira urutara rwanjye, sinzaha amaso yanjye ibitotsi, n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira. Abantu benshi bahize imihigo yuko bazakorera Imana, abantu benshi bahize imihigo yuko bazafasha imfubyi n'abapfakazi, abantu benshi bahize imihigo ko niba ibyo kurya bazagaburira abandi, bazafasha izi imfubyi, bazafasha abapfakazi, bazambika abakene. Ariko se turi kubikora cyangwa turi kwizirikana ubwacu? Dawidi aravuga ngo sinzinjira mu ipfundo ry'inzu yanjye, sinzaha ibihene byanjye gusinzira. Adope ados, arahiga, ahiga umuhigo ukomeye. Aravuga ngo nukuri ngo sinzinjira munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Inshuti mwene data, wibuke imihigo wahigiye Imana, wibuke indahiro wagiranye n'Imana. Dawidi aravuga ngo nukuri sinzinjira munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye, sinzurira urutara rwanjye. Agirana n'Imana isezerano yuko atazaryama ngo asinzire atari yahigurira Uwiteka umuhigo. Ariko nshuti mwene data, nawe unkurikiranye mukundwa muri Kristo, hari imihigo wahize, hari ibyo wabwiye Imana uzayikorera. Itekereza neza ibyo wahize uri kubihigura, cyangwa se indahiro wahize ukarahirira imbere y'Imana. Cyagihe uretse kwiyobagiza, iyi ndahiro warayikurikije, urukubahiriza indahiro, cyangwa wihesheje amahoro. Ariko Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Nubwo wakwihesha amahoro nawe ubwawe uzi yuko utawuhiguye, nubwo wakwihesha amahoro ukumva ntacyo bitwaye, ariko imbere y'Imana uzawubazwa. Indahiro warayiza uzayibazwa, nubwo waba utakibyibuka. Uwiteka warabyibuka, Uwiteka warazirikana, ntabwo ajya yirengagiza nk'abantu. Ibyo wakoreye Imana irabizi, ibyiza n'ibibi urabizi. Raporo yose Bibiliya iravuga ngo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izabitubaza. Yesu ashimwe cyane. Dawidi aravuga ngo sinzaha amaso yanjye ibitotsi, n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira. Mana ishimwe. Dawidi aravuga ngo amaso yanjye ibihene, ubundi iyo bavuze ibihene ni ibibitsike by'amaso bihura icyo hepfo no haruguru. Dawidi arahiga we ngo ntabwo azemera yuko amaso ahumbye asinzira, ntazigera asinzira atarabonera Uwiteka ubuturo. Mana ishimwe. Aravuga ngo sinzaha ibihene byanjye, sinzemera gusinzira. Indahiro narayiye Uwiteka, nari nayihigura. Imihigo nayize bitari byakunda ko nyihigura, sinzasinzira. Kuko yari afite Sawuli umuzengereje, yari ari mu ntambara Sawuli amurwanya. Nawe arahiga ngo Mana amaso yanjye ntazahura naya, kuko yari yarahize yuko azubakira Uwiteka inzu. Nawe aravuga ngo sinzasinzira, nari nayubaka, nari nakubonera ubuturo, ntabwo nzasinzira. Kuko Imana ngo yabaga mu ihema. Mana ishimwe. Aravuga ngo ese naba mu nzu ikitabashwa, Imana ikaba mu ihema. Aravuga ngo rero sinzaha amaso yanjye gusinzira. Imana ishimwe. Ibitsike ntibizigera bisinzira, nari nabonera umwami wanjye ubuturo.
ijambo ryavuze ngo ntarabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Imana ihimbazwe. Dawidi aravuga ngo ntarabonera Uwiteka ahantu sinzasinzira. Nshuti mwene data, shakira Uwiteka ubuturo, mushakiraho kumutuza ahantu. Imana ikeneye ubuturo mu buzima bwawe, ikeneye ubuturo mu butunzi yaguhaye, ikeneye mu buturo mu mutima wawe, ikeneye mu buturo. Ukurikije aho yagukuye n'aha ikugejeje, ntiwakayituye ibyo. Ukurikije aho yagukuye, ntiwayihemba ibyo. Arayiga aravuga ngo ntarabonera Uwiteka ahantu sinzasinzira. Ese mwene data, mushiki wanjye mukundwa muri Kristo, wowe Uwiteka afite ahantu atuye, afite ubuturo, umubonera umwanya mu bikorwa byawe, afitemo ahantu atuye. Imana ifite umwanya mu byo utunze, mu mafaranga yawe ifitemo umwanya. Ibaye uwufite yayakontorora ikayagenga. Ibaye uwufite wanyurwa n'ibyo yakoze. Ubaye uwufite ifite ubuturo, wayiha umwanya mu nzu yakubakiye, umwanya wayikorera unezerewe wishimye. Imana ibaye ifite ahantu ituye, nta makimbirane yaba mu rugo rwawe. Ariko ingo nyinshi kuko zidafite ahantu n'ahantu Uwiteka ari, bamwimye umwanya, bamwimye ubuturo. Niyo mpamvu amakimbirane yabaye menshi, kuko Uwiteka adatuye muri ayo mazu. Mitima y'abantu nta buturo burimo. Baririmba nta hantu Uwiteka atuye, nta buturo. Bavuga ubutumwa nta buturo, basenga nta buturo, bagahanura nta buturo. Ariko Imana ikeneye, muntu nyumva, yuko wongera guhereza Uwiteka ahantu, akongera akabona umwanya, akongera agakorera muri twe, akagendera muri twe. Imana ihimbazwe cyane. Bibiliya ivuga ngo kandi ubwo yababajwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa. Ndagira ngo ubwire ngo muntu wahaye Uwiteka ubuturo, ubabazwa nk'uko Kristo ashaka. Bibiliya ivuga ngo nabica umuremyi uko kwizera. Imana ihimbazwe. Mihigo wahize, Uwiteka ntazabura kuyikubaza. Nshuti mwene data, Imana ikeneye kuyihayitura. Mu rugo rwawe yihereza umwanya, izira uyobore. Ntawe uzarusenya niruyoborwa n'Uwiteka. Ubuzima bwacu niwe buyoborwa nawe. Izaturinda amajya n'amaza. Abarozi ntacyo batwaye niba Uwiteka afite ubuturo muri twe. Indwara ntacyo zidutwaye niba Uwiteka afite ubuturo muri twe. Niba twaramuhaye ahantu akaba afite ubuturo, ntabwo indwara zizakoraho, nta kintu bizagutwara. Izo ntambara uri gucamo, ayo madeni uri gucamo, niba Uwiteka afite ahantu, ibyo bizarangira, ibyo bizashira, ibyo bizakemuka. Ayo madeni azishyurwa. Niba Uwiteka atwishimira, intambara zizarangira. Uzashaka nk'abandi, amadeni azishyurwa, akazi kazaboneka. Bibiliya iravuga ngo siko bizaba ku bamutegereza bose, ngo nta n'umwe uzakorwa n'isoni, ngo keretse uva mu isezerano gusa. Imana ikeneye kuhagarara, kandi ugahagarara mu isezerano, kandi ugahagarara mu cyo yavuze, kuko Imana irinda ijambo yavuze ibihe ibihumbi ikarisoreza uwo yaribwiye. Reka dusenge Imana. Reka mbwira abakutse imitima ngo nimukomere, nushakire Uwiteka ahantu gusa. Ushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa, ukomange bigikunda ko Uwiteka yumva gusenga. Imana iguhe umugisha. Reka dusengane Imana. Mana, fasha uyu muntu ufashe icyemezo cyo kugushakira ahantu
umurepresiya foredra umwami imbaraga za ndasengera abacitse intege kuko Dawidi yahize umuhigo ariko delebo de savalia mana afasha aba bantu bambica imbaraga abarwaye ndabasengeye ngo bakize abarwaye imitwe mu nda mu magufa mu musokoro bita to preseter de la imbaraga z'Imana zimanuke mwuka wera w'Imana ze ahurura ategekesha ijambo areme kandi ategeke uganze kandi ukora iby'imbaraga pe dosta briforedra ibuka ubwoko bwawe indwara uzikize ubaha amahoro ubaha umugisha ubahe kugubwa neza kandi neza y'Imana ibatambikire babone kugira neza kw'Imana ubahe umugisha ubakure mu ntambara buri wese umurengere mu izina rya Yesu Kristo amen. Inshuti mwene data ushobora gukenera ko dusengana nimero yanjye urayibona munsi kandi amahoro